Amen. Murakoze nitwa Mugisha Simeo, ndi umwe mu bahungu ba Pastor Canisius. Ikizamama ubundi ni nko kugira ngo ujye mu nzu y'ibitabo usome mu minota 3 ibyo bitabo byose, kuko muzera mufataga nka library, ariko ndiyeranje mu masomo menshi ari muri iyo nzu y'ibitabo. Vugemo amwe mu masomo makeya ansegeye. Paulo yandikira Abakorinto urwandiko rwa 2 igice cya mbere gora ku murongo wa 3 aravuze ngo hashimwe Imana se umwami wacu Yesu Kristo, ngo niwe nyir'ihumure ryose uduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yabo. Ubundi rimwe na rimwe mbwira abantu ngo ku muntu udakijijwe kutwita abasazi twebwe barokore abafite rezo. Nese nk'umuntu wakinjira atazi ibi bintu akabona turi kuririmba duhimbaza twishimye kandi turi mu kiro twapfushije, uwo muntu atwisa abasazi yababeshye ko n'ukuri umuntu utarakizwa ajya mugarukira. Ibi bintu utarabyumva ni ihurizo rikomeye, kuko ubu ngubu imbere wasanga abantu bari kuvuga ati mwana we gusa karakana karashobora kuvuga ndakomeye ntabwo ndi bunanire. Icyo muri umuntu aba Yesu afite ukuri yaje akadutera n'ikinya, ntabwo ari wo byikorera, sinema n'amaraso zawe dushoboza, uko ubona ubwo umuntu wacu w'inyuma asaza ngo uw'imbere ngo ahora ahinduka mushya. Kimwe mu bintu rero nabonye muri ubu buzima mu myaka mike yamaze, imodoka nziza irahenda, n'inzu nziza zirahenda, n'ibintu byinshi byiza birahenda, ariko ikintu maze kubona cyo n'ijuru rirahenda. Niba ijuru ari ryiza kurusha ibyo bintu byose, ni ukuri n'ijuru rirahenda. Aka kanya ubuhamya twese dufite kuri muzehe ni uko yabikoreye, ntabwo ari feva y'ubuntu, kuko iyi sura by'umubiri bigaragara, iyi sura ntabwo ikunditse cyane ku buryo twese twari kuzanga ari iyi sura idukuruye, aho ikidukuriye ni imirimo yiwe. Rero ubuzima ikintu maze kubona cyo Rikware ni wanditse mu pastor wo muri Amerika, wanditse ngo ubuzima ngo ni icumbi ry'igihe gito cyane, ngo ubundi ngo tumeze nk'abari mu myitozo twitegura umukino wa nyuma. Ubuzima bwo muri isi tuba tumeze nk'abari muri tize ku bazi bya football, tumeze nk'abari kwitoza, ariko match nyirizina rendezvous ni mu ijuru. Rero twese ikintu twakituye umusaza no kuzarura muri match nyirizina. Kaneke abantu nakoze